Urutonde rw'imari 10 zihendutse muri Kigali ku itariki 11 z'ukwa gatatu 2021. Icya mbere dufite Flat TV ifite puse ya 32 igurishwa 140 ikaba iherereye Rebero. Icya kabiri dufite firigo ya LG igurishwa amafaranga ya nyuma 170 ikaba iri ku Gitega. Icya gatatu dufite Beriso hamwe na matera yayo igurishwa 70 ikaba iri i Nyarutarama. Icya kane dufite igitanda gikozwe muri ribuyu hamwe na matora ya Dodoma bifite size 180 bigurishwa 200 byose hamwe akaba ariyo ya nyuma bikaba biherereye i Nyarutarama. Dufite home theater ya LG igurishwa 120 ya nyuma ikaba iherereye Gikondo. Dufite Sony Smart TV ikaba ifite pose ya 32 ikaba igurishwa amafaranga ya nyuma 180 iherereye Gikondo. Dufite Toyota Carina TI automatique igurishwa 2,200,000 aya nyuma. Dufite intebe zifite imyanya 7 zigurishwa 90,000 zikaba ziri i Kanombe. Tukaba dufite nanone imodoka ikodeshwa 300,000 ya Toyota Corolla ifite imiryango 3 ikaba iherereye ku Muhima. Tukaba dufite nanone ari nacyo cya nyuma cya 10 dufite intebe zikoze za kwire zifite imyanya 7 zigurishwa 1,500,000 zikaba ziherereye i Nyarutarama. Niba ari bwa mbere usuye channel yacu ya Kigali Life Official, turagushishikariza ko wajya wisura buri munsi kugira ngo ujye ubone deal zendutse twashyizeho buri munsi. Wakoze cyane. Niba ushaka imari nyinshi zitandukanye ushobora gusura urubuga rwacu rwa kigalilife.co.rw.